ari bumusange. Umukobwa yaragiye mu kagoroba arangije ajya muri geto y'umusore. Undebere mu kugeramo nk'uko yabirose asanga ko umusore yiteguye bya bindi twabonye, arangije amusaba ko bakundana arabimwemerera. Baricaye banywa kawayini ubona ko bari kuganira, ubona ko bishimye. Ese biraza kurangira bite? Ese izi nzozi ziraza kuba impamo? Arangije aramwitegereza amubwira ati ikintu cyanejeje mu buzima ni ukukubona mu maso ko nari ndimo kukurota kenshi cyane mu nzozi ugarukirana. Nuko umukobwa amaze kunywa kawayini kubera ko atamenyereye kunywa ibisindisha, arangije araryama. Igitipe kizana inshuti yako kiravuga ati uyu mukobwa twari kumwe hano yanyoye, arangije arasinda araryama. Aravuga toke ntukabe umwana, genda umuryamishe ku gitanda. Umusore nuko yamutseruye arangije aramuzana aramuryamisha ku gitanda. Yagezeyo neza yaborewe. Abarundi mushobora kuba muri kumva ino video ndabasuhuje cyane, mukande subscribe kugira ngo tugere kure. Ku rundi ruhande umukobwa yagarutse ari mu gitondo, arangije atangira kurebana na mukecuru we. Mukecuru yari yafashe ya myenda yose arayisura avuga ati ntago ngushaka, warananiye na mama we waramunaniye, yavuze ko uzajya kwigira ububikira, rero ntago ngushaka. Mu kuhagera asanga umukecuru arimo kwivugisha, abantu bafite ababyeyi bameze gutya namwe ndabashuhuje, ariko nta ribi. Ageze hano abona ya myenda ye iri hanze. Mu yandi magambo umukecuru yafashe umwanzuro wo kumwirukana.